Dufite urubyiruko rwinshi rwarangije amashuri ariko noneho kubera ko batagiye babona imirimo tugize amahirwe bari abana bagatoragurwa bakavanwa mu mihanda. Aba n'ababyeyi bo mu murenge wa Rukara mu karere ka Kayonza bavuga ko bafite abana barimo abakiri ku ishuri ndetse n'abarangije amashuri ariko usanga bari mu mihanda bazerera ntacyo bakora, ibintu bishobora gutuma bajya mu ngeso mbi. Aba babyeyi bavuga ko ibyo biterwa nuko ntaho bagira bahurira nk'inzu y'urubyiruko, bityo ngo iramutse ibonetse bakajya bahuriramo bakidagadura ndetse baganahererwamo amahugurwa y'umurimo, byabafasha kutagwa muri izo ngeso mbi zibicira ejo hazaza. Cy'urubyiruko urushwa na byinshi, hari amateleviziyo, hari telefone za touch tugendana n'inaha rero ibyo bishuko birahari, ariko habaye hari icyo kigo babana nibura bakaba barimo bagahurizwa hamwe, ari ukubigisha imyuga, ari ukubigisha ubundi buryo bwo kubaho, ari ukubigisha business, ari ukubigisha ubuhanzi. Ibyo byose niho byatuma rwa rubyiruko bya bindi dushukwa bane n'amateleviziyo, dushukwa n'ibitureba muri telefone, rwa rubyiruko rwacu rugahugira aho ngaho rugaruka rwakwiga n'ubundi buryo buzarufasha mu gihe kiriho. Dufite urubyiruko rwinshi rwarangije amashuri ariko noneho kubera ko batagiye babona imirimo tugize amahirwe bari abana bagatoragurwa bakavanwa mu mihanda, bakavanwa mu byaro, bakabona aho bajya, bakabona aho babashyira muri ya gahunda yo gufata abana kugira ngo badakomeza kuzerera, bakabubakira ririya shuri ryo kubahugura muri ayo mezi 6, byarushaho gufasha ababyeyi ndetse bigafasha n'igihugu. Umuyobozi w'akarere ka Kayonza Nyemazi John Bosco avuga ko ikigo cy'urubyiruko mu murenge wa Rukara gihari ndetse n'andi mazu ashobora gufasha urubyiruko kwidagadura, ariko ngo hari na gahunda yo kurufasha rukitabira umwuga w'ubworozi bw'amafi mu rwego rwo gutuma rutera imbere. Ikigo cy'urubyiruko Rukara kirahari, hari n'izindi nyubako zafasha urubyiruko muri iyo gahunda, ahubwo icyo twemeranije nuko kubirebana na gahunda z'uburobyi bitewe nuko dufite ibyuzi byinshi bitandukanye mu karere kacu, dushobora gufatanya n'abandi bafatanyabikorwa barimo na RAB, tukareba ko dushobora kuba twakongera ubushobozi urubyiruko noneho bakaba bajya muri uriya bworozi bw'amafi. Kugeza ubu mu karere ka Kayonza mu mirenge 12 habarurwamo ikigo cy'urubyiruko kimwe aricyo cya Mukarange mu mujyi ndetse n'icya Rukara bateganya kuhashyira, ni mu gihe hari namwe mu masantere nk'aya Rwinkwavu ariko adafatwa nk'ibigo by'urubyiruko. Ibisobanura ko ibyo bigo by'urubyiruko bikenewe no mu yindi mirenge kugira ngo bifashe urubyiruko kwirinda ibishuko birushora mu ngeso mbi. Jamari Habarurema, Isango Star mu karere ka Kayonza ho mu ntara y'Uburasirazuba.